ubundi umunyarwanda yaciye umugani ati yihuse yabyaye ibihumye. Undi nawe asobye amata umwana yarirukanse arenga iwabo. Ubukwe bwa Nyambo se buri kuba huti aho bwaba buri guterwa n'iki? Dore ko nyuma yo gutererwa ivu hadaciyemo n'umunsi bahise bajya mu murenge. Bamwe mu banyamakuru nka Sekovia bati ni gute abantu bajya mu murenge nyuma yo gutererwa ivu nta n'umwe werekanye undi ku babyeyi? Reka ibyo tubiveho twigire kuri Titi Brown. Titi Brown agahinda gakomeje kumushengura. Ngo dore ko ari kurira akarira nk'amajerekani 3 ku munsi kubera agahinda yatewe no kubura umwana mwiza nk'uriya. Aha, ariko hari nashonje. reka mukurikire umukino. Mba mbona nibaza ibibazo bitari ngombwa. Se noneho hari ikibazo ufite? Ubu nta kibazo ufite uhuje ivi n'umurenge. Hari ivi bari cotse imbuga ryari se cyumweru gishize. Cyumweru gishize cyane ndimo mbwira Karori bashobora kuba bamaze nk'umwaka babipanga bakabyegeranya. Oya no mu muconya wa Kinyarwanda. Uribuka gutera ivi iyo wafataga irembo ntabwo uribuka gutera ivi ahantu byaturutse ukuntu byabaye. Ko Nyamba atarabizi bari bagiye kujya muri anniversaire ya Bwiza. Ariko ibyo nyine urumva niyo bihari. Aho cyangwa se ivi bari barariretse bazi ngo hazagumamo inkokora biranye naryo rijemo. Bateye ivi n'inkokora zizamo. Oya bari bazi ko ari hazajya ku murenge gusa bisanzwe. Ibintu by'ivi nta birimo. Hanyuma ari kuri yashyiramo ivi. Kuko urumva kugira ngo umuntu agusabe ngo wambere umugore ku wa 4 kundi wa 4 musezerane wanyu baba bataramenya umukwe gusa kandi Nyambo n'umukobwa wo kumenyesha iwabo umukwe. Yes, reka ngushimire we wakoze subscribe kuri MEM Kingdom. Uri umuntu w'umugabo cyane, kandi niba utarayikora uyu niwe mwanya mwiza ngo uyikore kugira ngo uzajye ubasha kubona ibiganiro bya buri munsi dukora umunsi ku wundi. Reka ibyo tubivo twigire ku nkuru zacu zatuzinduye, ku nkuru y'ubukwe bwa Nyambo ndetse n'umugabo we Shalik. Muri kiganiro rero turaza kuvuga ku bintu bitandukanye, gusa byose bibumbatiwe mu nkuru imwe ariyo ubukwe bwa Nyambo buri kuba hutihuta. Icya mbere turaza kureba impamvu Nyambo atabashije kuba yatumira inshuti ze aho yari yagiye gutererwa ivi. Icya kabiri turaza kureba ko marira Titi Brown ahagaze nyuma yuko Nyambo bamumutwaye agasigara ari kurira yo kwarika. Icya gatatu turaza kureba impamvu ubukwe bwa Nyambo bashaka ko buba hutihuta. Byose ni muri kiganiro, mukurikire umukino. Ubundi ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kuvuga amagambo menshi bavuga ko Nyambo ndetse n'umugabo we Shalik bitwikiriye ijoro maze ubundi Nyambo agatererwa ivi. Ariko siko byagenze. Ubundi hano ukuntu byagenze, uwo bita Nyambo ndetse n'abandi bantu bakeya b'inshuti be gusa uvanyemo ba Agapromota, uvanyemo ba Miki, bari bagiye muri anniversaire ya Bwiza. Inyamara umugabo wa Nyambo cyangwa se umukunzi wa Nyambo Shalik we yari yiteguriye akantu ke ko azakwambika umukunzi we Nyambo impeta. Nyambo rero nawe byaramutunguye kuko yagiye kubona yisanga impeta bayimwambitse, gusa ntago yari abizi. Niyo mpamvu atabashije kuba yatumira abantu bashuti be ndetse na boss we Kiramani, ahubwo bisa nkaho byabaye hagati y'aba babiri. Ubwo bivuze ngo umugabo we Shalik yatumiye inshuti ze, kandi Shalik ashobora kuba atarafite nimero z'izi inshuti za Nyambo. Reka twigarukire ku by'uyu musore wacu Titi Brown. Ibyo biratanga. Titi Brown nyuma yo kwihiringa akereka urukundo Nyambo bagakina iby'abana koko maze ubundi bakagacishaho kakahava. Nyamara Nyambo we ibyo ngibyo niyabyikozwaga yumvaga ko ari ukwishakira amafaranga ku mbuga nkoranyambaga. Nyamara umusore wacu Titi Brown yari yaraguye, yaje kuba yakikoresha ibintu by'amapranka abwira Nyambo ko amukunda, nyamara akabyita pranka, nyamara byari byo, ariko byose biza kuba iby'umfabusa kubera ko Titi Brown nta kintu yari ahagaze. Yabashije kubwira Nyambo ko amukunda,
gusa nabyo bisa nkaho bitumvishijwe na Nyambo. Nyambo ibyo ntiyabyikozwaga. Titi Brown yakomeje kuba yakihiringa ngo ashaka amafaranga ngo azakore ubukwe na Nyambo. Arayashaka mu gihe yari ahugiye mu gushaka amafaranga, umwana witwa Jarike wifitiye ifungo rye yahise aza aramumupepura. Biravugwa ko Titi Brown yamaze imyaka isaga 2 ashaka amafaranga ngo y'ubukwe. Ngumva ikintu gitangaje noneho, Titi Brown amafaranga yashatse imyaka 2 y'ubukwe niyo umugabo wa Nyambo Jarike yakodeshejemo imodoka bagiye mu murenge. Mureke ibyo ngibyo tubireke by'uko Titi Brown bamukubise indobo y'akasamutwe irimo ikintu bita ibiziba bimwe bya danje birimo n'ibyondo, bakabimuhomeka mu maso, maze ubundi akagenda arimo ararira ayo kwarika. Dore ko nawe ari kubyivugira akavuga ko bitewe n'umubabaro, agahinda, ishavu afite yakuye mu guterwa indobo na Nyambo, atazongera kuvugisha abakobwa. Ibyo tubyihorera, reka twigabikire ku mpamvu yatumye ubukwe bwa Nyambo bashaka ko bwihuta huti bukaba bwaba ndetse no mu cyumweru kimwe. Ubundi uko bizwi cyangwa se uko abantu bakuru bazi iby'imihango ya Kinyarwanda babisobanura, bavuga ko iyo umuhungu amaze kubwira umukobwa ko amukunda, ikiba gisigaye biba ari ukujya kwerekanana iwabo w'umukobwa ndetse n'iwabo w'umuhungu. Umuhungu akajyana umukobwa iwabo ndetse n'umukobwa akajyana umuhungu iwabo. Ariko uwo bita Jarike na Nyambo ibyo niba byikoze. Inyuma y'uko uwo bita Jarike yambitse impeta Nyambo, haciyemo umunsi umwe bahita bajya mu murenge kugira ngo basezerane byemewe n'amategeko. Muri make Jarike yibaruze kuri Nyambo. Ahangaha rero byabaye ku itariki 30, ubwo ni ejo hashize. Byari ibintu bitangaje, byaranzwe n'ibintu bidasanzwe bimenyere. Ubundi abandi basitari iyo bagiye gukora ubukwe ubusanga bari gustreaminga ubukwe bwabo, ndetse hakaba hari n'abakameramani benshi barimo barafotora amafoto agiye atandukanye, bafata amavideo. Gusa mu bukwe bwa Nyambo siko byari bimeze. Ngo n'uwageragezaga kuzamura telefone ngo ajye gufotora, hari abantu nk'icyatanu cyangwa se icya yose bishyuye kugira ngo babuze umuntu wese urashaka gufotora. Ngo abakameramani bari bitabiriye ubukwe baje bikoreye amakamera, bayabasingishije babasubizayo barabasohora. Ngo kuko mu bukwe bwabo nta foto n'imwe yemewe gufatwa, nta muntu n'umwe wari wemewe gufotora. Ngo hari ababawunsa nka miliyoni bose bashinzwe guhagarika umuntu ufotora amafoto. Ibyo ngibyo ntiwamenya uwabishatse niba ari Nyambo cyangwa se ari umugabo we. Reka icyo tukigiveho twigire ku isesengura ry'umunyamakuru wacu Scovia Mutesi. Scovia ndetse na bamwe mu bo bakorana bakomeje mu kiganiro bakoranye, bakomeje kwibaza impamvu uyu Nyambo Jessica akoze ubukwe huti. Nakomeje kugenda mbica hejuru, nkagenda mbivuga runono runeno, nkabivuga nkabitaruka ngakomeza nkajya ku bindi, nkabivuga nkabitaruka ngakomeza nkajya ku bindi. Gusa biravugwa ko Nyambo ashobora kuba atwite. Ibyo ngibyo byose ngiye bivuze byasesenguwe n'itsinda ry'abanyamakuru rya Mutesi Scovia, ndetse kandi birongera bisesengurwa na buri kantu na buri nguni b'abanyarwenya. Kugira ngo si ibyo ngibyo nari nabateguriye bigendanye no kuri Nyambo Jessica ndetse n'umufasha we Richard. Mu yandi makuru, Tengetenge yageze mu Rwanda. Ageze mu Rwanda yagiye asura ahantu hagiye hatandukanye, atembera igihugu cy'u Rwanda. Nyuma yo kugitembera yaje kuba yatumirwa kuri televiziyo y'u Rwanda we na manager we mu kiganiro kirambuye bagiranye na Lucky Nzeyimana wo kuri televiziyo y'u Rwanda. Bavuze ko bishimiye u Rwanda, umutekano warwo, imiterere yaho, uko bakiriwe bageze mu Rwanda babyishimiye. Kugeza naho manager wa Tengetenge yabajijwe ko aramutse abonye amahirwe yo kwigumira mu Rwanda cyangwa se bishobotse ko aba mu Rwanda, ewana nakuzuyaza, yahise asubiza ko yahita aguma mu Rwanda adatindijemo. Ibyo yabivuze yasobanura ko u Rwanda ari igihugu cyiza kandi gifite umutekano, gifite view nziza. Ibyo rero nibyo nari nabateguriye. Mwakoze kubana nanjye, tugeze ku musozo w'icyegeranyo cyacu cyangwa se w'ikiganiro cyacu.
mujye mukomeza mudukurikirana umunsi ku wundi. Niba video wayikunze gisharinge mugenzi wawe, ukore like, share ndetse na subscribe kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku wundi. Ciao ciao, mwakoze, bye bye, naho utaha.